bose abakora mu birabahinza aborozi banyabukorikori murakoranura twivane mu bukene dukemura ibibazo kuko akimuhana akazi ngurize. Hari igihe uzajya kubona ukabona abavoka ba sosiyete baje kukureba, twebwe twasanze ntabwo wajya guhanga ngo wongere ujye no kwirirwa wiruka. Tangiye indirimbo muri korali y'abana, nyuma nza kuyivamo njya kuririmba muri korali y'abakuru ari muri 2003. Yego. Hanyuma nibwo ndangije n'amashuri abanza kuko narangije 2003-2004. Hanyuma 2005 njya mu itorero ry'akarere ka Kirehe ryitwa Abakundamuco. Okay. Hanyuma hagiye habaho amarushanwa atandukanye ku nsanganyamatsiko babaga batanze. Aho rero niho nagiye nkora ibihangano byinshi. Okay. Bivuga kuri gahunda runaka zabaga zatanzwe. Hanyuma muri 2005 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'umurimo ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2005, nibwo nakoze iriya ndirimbo yitwa iyo mbonye igihugu cya Diego Rwanda we aho kigeze ubu mu iterambere shima abakozi bose inibura umuhinzi urahinga n'umurava we kuko akimwana kazi imvurise we munyarwanda urakorana umurava. Indirimbo iraryoshye ngira ngo abantu bajya kwitana ikiganiro dufisa bisangaho indirimbo ngira ngo ni RDB yakoresheje hari mu bintu byo gushikariza abantu umurimo gutyo cyane. Indirimbo nziza, indirimbo nakoze twayiririmbye ku nshuro ya mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu muri 2005. amaye 2005 natangiye muri 2003. uwo ku munsi w'umuntu utari cyane ukwezi kwa gatanu 2005 iyi ndirimbo akimuhana. Hanyuma ndi kumwe n'itorero Abakundamuco nyikora muri studio 2011. Icyo gihe mwayiririmbaga mu itorero muza kujyana muri studio noneho mu buryo bwa studio. Okay. Ubu mfite indirimbo nyinshi ku buryo bitansaba guhanga cyane. Indirimbo mba narakoze mu gihe cyashize, hanyuma ubushobozi bukabura kugira ngo tujye muri studio birumvikana uburyo igihe uzabonekera muzajya kubona mubone nsoye indirimbo mufiririzo nk'ubu. So ubushobozi bujya muri studio twise. Yego. Urumva ubushobozi ujya muri studio ukajya muri studio ukaririmba urabura boko umuntu uhagaraye Federation y'abahanzi. Nakoze indirimbo iyi akimuhana 2005 nyisora muri studio 2011. iriya yari kesendere yajya wayikoze. Iriya ndirimbo yitwa ivuga ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga nayikoze muri 2007. Yego. Ubwo twari turi mu itorero kuri Pasika Busunzu, itorero rikigaruka abantoranije nk'umunyeshuri uhagarariye abandi mu itorero ry'igihugu. Noneho njyayo harako numvaga nzi ko tugiye kwiga guhamiriza, numvaga ngize amahirwe kubera ko urandirimba no mu karere mu itorero ry'akarere ka Kirehe, kubera ko je nari umuririmbyi sinagize amahirwe yo kwiga kubyina. Abandi bajya kwiga kubyina hanyuma ngiye nkajya gutoza indirimbo, sinagira amahirwe yo kwiga guhamiriza n'ibindi nk'ibyo. Noneho numva narageze amahirwe yo kuba ngiye kwiga guhamiriza nanjye ku buryo nzajya nseruka nkabyina nkaririmba nkavuza ingoma nkanahamiriza byose icyarimwe. Ngeze rero nsanga biratandukanye nuko nabitekerezaga, nsanga tugiye kwibutswa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda nk'uko itorero kera ryari ririho. Noneho nibwo nahise nkora indirimbo yitwa Intore zirusha intambwe, ivuga ngo twabwiwe ku itorero rigarutse mu Rwanda, abanyarwanda twese dukwiriye kuba intore, abayobozi bakajya mu mihigo ibyo bazakora mu iterambere. Wowe wazanye ibyo bitekerezo komeza imihigo ntore zirusha intambwe. Noneho nakoze iyi ndirimbo Intore zirusha intambwe mu rwego rwo kugaragaza ko kumushimira ko yateguye akanagarura itorero ry'igihugu ngo ritwibutse indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Ariko nanone iyi ndirimbo nkanagaragaza uburyo nagiye mu itorero mbyumva
uko naryumvaga nuko narisanze, hanyuma kugira ngo ntange n'ubutumwa ku bandi banyarwanda bamenye itorero ry'igihugu icyo ari cyo, kugira ngo abafite imyumvire nka nari mfite njyamo iyo myumvire ibavemo. Ndangora rero n'iriya ndirimbo ivuga ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga, kuko iyo twavaga mu itorero twahavanaga imihigo. Ubwo rero nawe wari umuhigo nawe ko ibyo tumaze kugeraho, iby'igihugu kimaze kutugezaho ko ntawabisenya. Nyuma y'imyaka 10 muri 2017 nibwo navuganye na Senderi, nambwira nti hari indirimbo mfite dushobora gukoresha mu wamwizereyemo gute nyine wo urumva impamvu buriya Senderi agira abafana be, nanjye nkagira abafana banjye, nubwo twese dufite uburyo turirimba ibintu bihuye, ariko buriya buri wese bafite abafana be, mwaranahuzaga kenshi. Ibwo rero icyo twarwanaga nacyo nabikoze kugira ngo babafana iyo ngiye ku rubyiniro bamfana turi kumwe n'aba bandi bafana Senderi nabo bose tuvurira bose ngo bafate cyane muri kiriya gikorwa twagiyemo, kandi byaradufashije cyane kuko yafataga uruhande nkafata uruhande, yabagiye Nyaruguru nkabandi za Gisagara, yabari Nyamagabe nkabandi byari mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyo kwamamaza umukuru w'igihugu muri 2017. Yego, twakoze rero iriya ndirimbo ibidakwiriye nzabivuga. Ubwo nabwiraga urugendo rw'ukuntu natangiye umuziki kera, ariko ngenda mbikora kubera ubushobozi bwagiye bubura, ngenda mbikora buhoro buhoro. Urumva hariyo nakoze 2005 nyisora 2011, hariyo nakoze 2007 tuyisora 2017. Ubu n'ubu mfite indi ndirimbo ivuga ngo uraho Rwanda nakoze muri 2008, ngenya kuzasohora muri iyi minsi. nasugo aho abari ubushobozi abuze mu buryo bw'amafaranga tuyise ku buryo uyu muntu indirimbo kugera muri studio ukayikubita ukayikora ukishyura byakugora. Yego, umuntu avuga ati tuyisange afite ubushobozi, federasiyo yaramamaye ntabwo kimwe cyagiye agorwa ndetse cyane kubera ko impamvu ubushobozi burabura, ariko ubushobozi bukabura butari bukwiye kubura. Yego, ngira ngo niba twanakomerezaho, kuko buriya impamvu ubushobozi bubura butari bukwiriye kubura, iyo urebye muri gahunda zose z'igihugu ziba haba guhera ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu, ibyo bikorwa byose bikeneramo indirimbo, ariko cyane cyane ibihangano bivuga n'ubundi ku burere mboneragihugu, naho tuba dukora ibihangano. Rero twigeze kandi na n'ubu turacyahura n'izo mbogamizi z'uko hari igihe usanga abantu bavuga ngo tuyisenge mu mwihorere, Senderi mu mwihorere, Mibirizi mu mwihorere, muzana abakunzwe n'urubyiruko baraturashyiramo CD. Ibyo rero indirimbo zayo bakazicuranga, abaturage bakazibyina, mwe mudahari babihoreye, hari abandi bagezweho abakunzwe n'urubyiruko. Ariko buriya abantu benshi barabizi ko buriya abakunzwe n'urubyiruko turi mu ba mbere, kuko bajya bibona ahantu twagiye ko haba hanyeganye. None se aho mwagiye niburaho ntibaha amafaranga? Yego, twagiye baraduha abari make se. Iyo twagize amahirwe y'uko tujya aho twagiye kuririmba, iyo ari aho wambonye buriya amafaranga bayaduha, ariko nanone nawe ujya ucunga, nshobora kugira ikiraka rimwe mu mwaka ahubwo wa mugani umuntu yakibaza icyo kiraka gihagaze gite ku buryo gukora izindi ndirimbo, ku buryo waba uri mu bahanzi avuga ko ugifite ubushobozi buke bwo gukora indirimbo. Ikiraka kimwe cya miliyoni mu mwaka, hanyuma miliyoni umuntu ufite umuryango, imibereho mbese. Urumva niba uzakodesha inzu, tuvuge muri make uba mu nzu ukodesha 100,000, n'uwishyura umwaka urumva biragusaba kwishyura miliyoni n'ibihumbi 200, ugakoze ikiraka cya miliyoni. Ubwo urumva ntibyavamo. Hanyuma uba ukeneye kurya, kwambara n'ibindi, ubuzima bw'ibanze bwa muntu. Rero ikibazo kiyaba ubundi ntagaruka indirimbo zacu zitakwiye kuba zicuruza, kuko nuko bamwe mu bategura ibyo birori hari igihe usanga bavuga ngo reka dutumire abakunzwe n'urubyiruko runaka na runaka baririmba ku burere mboneragihugu, turashyiramo CD. Ubwo nayo byari bineye kwibaza ko nk'ubu ngubu uturere 30 t'u Rwanda mu mezi 12 kudashobora kubura nibura mu mezi 2 ahantu runaka bari gucuranga indirimbo zawe ku mpamvu runaka zicyahateraniye. Noneho mfata buri wa gatandatu hanyuma w'ukwezi ku muganda kutabura bari gucuranga indirimbo yawe, uzenguruke mu gihugu cyose. Hanyuma babandi bavuga ngo reka duhamagare abandi bakunzwe n'urubyiruko za runaka na runaka, tuyisenge na Senderi na Mibirizi, turashyiramo CD. Ndagira ngo babwire ko baha ubutumwa, ariko kwanza baha ubutumwa twabahaye kuko iki kintu ndabizi cyagiye kirya abahanzi cyane kabisa. Twabahaye muri 2018
tuvuga ko ukoresha ibihangano byacu hanyuma ibyo byose tukabikora twisunze itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge nimero 50/2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa 8/2018 rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge rivuga ko umuntu ukoresha igihangano cy'umuhanzi mu buryo mubyarira inyungu cyangwa mu ruhame akwiye kubyishyura. Ubutumwa buracyari bwa bonde. None buretse gato tesi kuki noneho itegeko rirahari Yego. copyright n'iki nibyo byose kuki mutabishyuza kandi mubazi bihari ni iki gituma iryo tegeko mutajya kwemera ko rikora akazi karyo k'ibyo rikwiye kuba rikora? Ngira ngo muri 2008 nyakubahwa perezida wa repubulika akimara kudusinyira rya tegeko hari ibyo twabashije gukora bijyanye n'ubukangurambaga nka federasiyo ya muzika ndetse n'inama nkuru y'igihugu y'abahanzi twagerageje ko iri tegeko ryashyirwa mu bikorwa. Tuza kugira imbogamizi z'uko hari abahanzi bamwe na bamwe bavugaga ko federasiyo na Rwanda Art Council batabishyurira amastudio batakwiye no kubishyuriza. Okay. Kubera ko abenshi bavuga ati twe dukeneye promosiyo cyane ko n'abanyiri bitangazamakuru n'abanyamakuru bavugaga ko nibatemera ko bacuranga ibyo bihangano byabo bazacuranga ibinyamahanga. Ndagira ngo mbace intege mbabwire ko dufite sosiyete y'abahanzi irengera ibihangano by'abahanzi b'abanyarwanda bigendanye n'ibihangano by'abanyamahanga kuri ubu butaka bw'u Rwanda nk'uko nabo barengera ibihangano byacu mu rwego mpuzamahanga ku buryo uko byagenda kose igihangano cyacu cy'umunyarwanda cyangwa cy'umunyamahanga wacuranga ugomba kucyishyurira. Hanyuma icyo gihe rero twe twahise dushinga sosiyete y'ubucuruzi yitwa Inkomarume. Yego. Hanyuma tunanayegurira ibihangano byacu. Ubu ngubu njye nta n'indirimbo nkigira. Yego. Ibihangano byacu byose ni ibya sosiyete y'ubucuruzi yitwa Inkomarume. Ifite tini namba ipiganira amasoko yishyura umusoro ku nyungu n'umusoro ku nyongeragaciro ifite abakozi n'aho ikorera. Yego. Ku buryo rero iyo ukoresheje igihangano cyacu mu by'ukuri utabanje kutubwira utasabye uburenganzira hanyuma ibyo bintu rero urimo tubwira byo rwose ndabyemera ariko kubera iki nyine ni ufite muri cya kintu ngo mwakoze ibintu ariko implementation ishyirwa mu bikorwa ryabyo ariho hantu nyine habera atagira no musaruro ntabwo muhakora kuki mutahakora kuko uyu munota nibyo uvuze n'izo association niyo byose ntabwo wewe ko ari ahantu hacuranga indirimbo ya Tuyisenge ntabwo wewe ko ari ahantu hacuranga indirimbo ya Senderi ntabwo wewe ko hacuranga ya Bruce Melody ntabwo wewe ko hacuranga ya runaka ntabwo wewe wabona bacuruza izo ndirimbo bacuranga izo ndirimbo kandi no mu buryo bw'inyungu ntabwo bahayobewe ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bintu ribura rite? Icyambere cyo nabwira abantu nuko hari itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge nk'uko naririmba babwiye cy'umuhanzi ubwo ishobora kuba indirimbo cyangwa filime cyangwa se n'ikindi gihangano cyose ugomba kubyishyurira. Yego. Hanyuma ikindi navuga nuko habayeho iryo tegeko ryagiyeho ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo risa n'irigoranyeho gatoya kubera uburyo nyine abantu babanje gutera ubwoba abahanzi ariko nabaciye intege mu kanya babwira ko bagenda kose ntawe babicikira. Ikindi nuko secteur y'ubuhanzi yashyizwe muri secteur zigomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kugira ngo ibyo bikunde rero nuko ibyo dukora bigomba kugira icyo bitwinjiriza kugira ngo natwe tugire icyo twinjiriza igihugu. Ibyo rero birakunda gute? Tumaze kubona ko gukurikiraho ibihangano byacu hose bicurangwa bidakunda nibwo hariho sosiyete y'abahanzi ishinzwe kureba nyine ahakoreshwa ibihangano byacu kugira ngo bibe byakishyurwa. Hanyuma ikindi nuko urugaga rw'abahanzi ba muzika no mu nama nkuru y'igihugu y'abahanzi harimo amahuriro atandukanye. Yego. Mu rugaga rwa muzika tugiramo amahuriro y'abaririmbyi nk'ubu dufitemo ihuriro ry'abaririmba indirimbo gakondo ryitwa Ishaka Gakondo Music Union. Tugiramo ihuriro ry'abaririmba indirimbo ziri moderne Ikembe Rwanda Modern Music Union. Usanga abahanzi batandukanye abacuranga indirimbo ziri moderne. Tukagiramo Rwanda Gospel Music Union. Tukagiramo n'ihuriro ryitwa Igihango Music Union. Igihango Music Union ni ihuriro ryavutse nyuma bo bakora ibihangano bijyanye no kwibuka ndetse no kuburira mboneragihugu. Ibyo bihangano rero urebye uko itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge ahacuranga ibihangano akwiye kwinjiza ni mu mahoteli mu tubari amaresitora mu bitaramo abakora ibyo bihangano cyane cyane nk'ibihangano byo kwibuka ntabwo byishyuzwa. Yego. Rero habaye ngombwa ko mu bujyanama tuganira n'inzego zitandukanye n'abahanzi bakora ibyo bihangano ko habamo ihuriro ryihariye kugira ngo
rikorerwa ubuvugizi ku buryo bw'umwihariko, ndetse niba hari n'ikigo runaka gikeneye indirimbo ivuga ku burere mboneragihugu cyangwa n'ibindi, ubushobozi bwanyuzwa muri rya huriro ryabo, hanyuma bakora bya bihangano kugira ngo mujye mubona ko hari cyane cyane nko mu ndirimbo zo kwibuka hari ukuntu bahurira hamwe, hanyuma urwego rufite mu nshingano gahunda yo kwibuka bakaba bashaka ubushobozi bagatera inkunga babahanzi binyuze muri rya huriro. Hakabamo rero n'ihuriro ry'abadufasha gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi, Producers Organization. Hanyuma tukajya n'ihuriro ry'abanditsi. Hari umuntu ushobora kuririmba ariko atabasha kwiyandikira indirimbo, tugira muri waba ari umuririmbyi, aba ari umuhanzi w'umwanditsi. none se twise ntandukanyiriza umuririmbyi n'umuhanzi? Ni ukuvuga ngo umuhanzi ni wa muntu ushobora gukora igihangano kitari gisanzwe gihari, ariko umuririmbyi ni wa muntu ushobora kuba uri umuhanzi uri n'umuririmbyi, ariko ushobora kuba umuririmbyi ariko utari umuhanzi, uzi kuririmba neza ariko ukaba utabasha kwiyandikira indirimbo cyangwa uyihimbira. Nk'ubu nkanjye nshobora nko kuba nahanga indirimbo y'urukundo ariko nkumva ntayiririmba neza kubera ko iyo domaine itari iyanjye, ariko nkaba nashaka undi muntu usanzwe uririmba indirimbo z'urukundo, nkabwira nti indirimbo urumva wayiririmba utayiririmba, cyangwa se nkaba nzi nk'undi muntu usanzwe uririmba ariko utazi guhanga, nkahita mubwira nti mfite n'indirimbo nanditse, akira dore ngo ukuntu iririmbwa, hanyuma akaba yajya muri studio akayiririmba neza kuko ari umuririmbyi ushobora kuririmba neza kundusha, kuko buriya n'ahandi birakorwa. Ushobora no kuba uri umuririmbyi mwiza ariko ugakora indirimbo ugahita uvuga ati iyi ndirimbo nubwo ari nziza nyiririmbye yaba nziza ariko iririmbwe na runaka yo yaba nziza kurushaho. Ubwo rero bari muri iryo huriro ry'abanditsi b'indirimbo, hari abanditsi mu buryo bwa lyrics, ngira ngo mujye mwumva nka Dani Vumbi hari indirimbo yagiye yandikira abahanzi benshi, Mr Kagame hari indirimbo yagiye yandikira abahanzi batari bake n'abandi. Hanyuma tukagiramo rero n'abaririmba n'abanditsi b'indirimbo mu buryo bwa gukomeza ntacyo bwa solfège. Hari ukuntu ushobora kuba ugiye nko gutaramira, tuvuge nk'ubu hari abantu bagiye kujya muri Rwanda Day b'abahanzi, hanyuma kuba yafata bande yose akayitwara bikaba bitakunda. Icyo bakora rero bakwandikira za ndirimbo za performing mu buryo bw'amanota, ukazohereza timu cyangwa se bande iriyo ikazitoza ku buryo uzagenda rwose bayiririmba abantu mwayirepetanye kandi mutarigezemo, ari uko wayibohereje mu buryo bw'amagambo no mu buryo bw'amanota mukayiririmba. Dusoza kuri iki kintu gato, kabanza nsoreza kuri iki ko niba urimo tubwira ni byiza, ariko hari abahanzi ushobora gusanga nabo batandastanding ibintu cyangwa batanabyumva. Federasiyo y'abahanzi niyo byose mwubatse, uyu munota urasanga hari umuhanzi mwavuga ngo bagezweho bakunzwe n'urubyiruko, cyangwa se n'undi muhanzi ukivuka uyu munsi utanazi niyo federasiyo y'abahanzi, utanazi ibintu byo kurengera igihangano cyanjye byakorwa bikorwa nande, bibazwa nde, ese ndabivanamo ihe? Uwo muntu ukumva nta nubwo ashaka no kujya muri ibyo bintu, kuko bakavuga ati icyo nshaka nuko abantu bari n'akabari mu nkinira indirimbo abantu bambyine muri club ibyo bamenye, ibyo bindi byose nanabikeneye. Ahangaha ho bigenda gute? Kuko hari n'abantu usanga nabo bari mu kintu cyo kwisinyira ibimeze nka MOU cyangwa se ubufatanye nabo hantu habyaza inyungu ibihangano mu runaka, aho ntimuzajya mugiye kumubangamira nawe mu bihangano bye. Oya, murakoze cyane, ngira ngo aho naho tuza kwasobanura neza. Ngira ngo no mu mahuriro abiri yavutse nyuma nayo yabashe yasa nkaho hari akabazo gato no kureba ese ibihangano byacu bicurangwa mu mahoteli n'utubari, tuzamenya ibicurangwa ni ibihe, ni ibyande byari. Hagiyeho ihuriro ry'abavanga umuziki mu buryo bunyuranye, haba mu mahoteli n'utubari ndetse n'ibitaramo bitandukanye. Iryo huriro naryo rirahari. Inkuru nziza bari hafi no kubona icyangombwa gitangwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kugira ngo bakore nk'urwego ruza, ariko n'ubu barakora kubera ko bafite stati, amategeko shingiro abagenga. Abo bazadufasha ahantu hacuranzwe ibihangano aho ariho hose kuhamenya. Hanyuma tukagira rero n'ihuriro ry'abacuranga ibihangano by'abandi, bakora muri karaoke ku buryo tuzajya tumenya ngo abakoreye muri hoteli runaka, akabari runaka, bakoze indirimbo ya runaka n'iya runaka, ku buryo mu mafaranga bazajya baca bazajya bamenya ko hazajya havamo n'amafaranga ya nyiri cya gihangano bajya kuririmba kitari indirimbo z'abanyamerika. Muzakolekitinga amafaranga mu y'abanyamerika. Ko hariho sosiyete yacu hano yitwa RSU ikorana n'izindi ku rwego mpuzamahanga, ku buryo amafaranga avuyemo yohererezwa nyirayo
muri icyo gihugu abamo binyuze muri sosiyete yabo n'ubundi nk'uko abahanzi bacu bari muri za Canada bari n'ahandi cyangwa nk'utumiye muri festival nka Mani Martin arubwo bigeze kumutumira mu Buyapani murabizi muri festival yaragiye ajyaho araririmba baramwishyura ariko nanone kuko hari amafaranga ari igihangano cye cyacuranzweho n'ubwo yari arimo bwose hari amafaranga iyo wateguye festival yishyuye muri sosiyete y'abahanzi yaho amafaranga yoherezwa muri RSA agiye Mani Martin n'ubwo buryo rero n'ubundi izo nzego zubatse tugarutse ikibazo cyane bakurikiye sinabanza kijya abahanzi ibyo bintu babyumva koko nabo baririmba karaoke bose muri rusange ukurikije aho tuvuye n'aho tugeze batangiye kubyumva ubundi mbere dutangira ntabwo babyumvaga kubera ko ngira ngo ibintu byose bigitangira haba harimo imbogamizi hari byagiye bikorwa haba na ririya tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge hari ryari risanzwe ririho muri 2009 ariko hagiye inzego z'abanzi muri 2016 2017 bagerageje hari ingingo batwumvaga zikwiye guhinduka tujya muri parlement mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bwa mbere duhura n'inteko yose bwa kabiri tujya muri komisiyo ishinzwe urubyiruko n'ubuhanzi hanyuma tugira ibyo tuganira hanyuma barongera bigarura mu nteko rusange hanyuma kugeza ubu itegeko rivuguruwe urumva habayeho kuganira inzego zagiriyeho ni ukugira ngo hakorwe ubuvugizi cyambere no gukorera ubuvugizi abahanzi muri rusange ubwo n'abanyamuziki barimo by'umwihariko hanyuma kububakira ubushobozi n'ibindi bijyanye rero hagiye habaho ubukangurambaga butandukanye ndetse no gushishikariza abahanzi ibyiza byo kuba bari kumwe byo kuba twakibumbira hamwe kugira ngo duhuze imbaraga ku bibazo dufite dufatanye kubishakira ibisubizo ariko n'ibyo tutabasha gushakira ibisubizo kubera ko birenze ubushobozi bwacu dukora ubuvugizi ku rwego rwa leta kubera ko ntabwo byakundaga ko uyu munsi mbyuka ngo njyeyo ejo nawe ujyeyo ejo undi hajyeyo undi twagombaga kwitoramo urwego ruduhagararira nk'inama nkuru y'igihugu y'abahanzi n'ingaga zitandukanye kugira ngo hakorwe ubwo buvugizi binyuze mu nzego rero byagiye bikorwa kandi twizera ko biri kugenda bitanga umusaruro no kugira ngo habe dufatwa nk'urwego rugomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu tuwe secteur nuko hari ibyagiye bikorwa kandi bigaragaza ko bitanga umusaruro. Ikibazo cyane bakuriye kugira ngo tujye no ku ngingo yari nyamukuru wenda nuko n'ibitsosanzwe nabyo bifite umumaro. Ndakikubaza ngendeye ku rugero rw'umuhanzi uko wenda dusubiza uko byagenda kuko n'abandi babyibaza uko umuhanzi aravuga ati ngewe mfite company yanjye ari nayo inyuzwamo ibihangano byanjye nsora nka company ndasora mu gihugu nsorera ibihangano byanjye nibyo ninjije. Uyu munsi turimo turamubwira ko hari company yitwa SI irimo irajya kumwishyuriza ibihangano bye akakuba ati iyo company yishyuriza ite ngiye nyishyuriza ite ngiye ubwanjye ko ngiye ubwanjye ibintu n'ibyanjye ndabyikunze uko mbitangaza nuko mbyishyuza. Uwo muhanzi cyangwa abo bahanzi cyangwa abantu bari muri icyo kintu no mu byo muri bajyana muri Yakob za corporate na kwa kubarengera abo bantu bameze hari nk'abatanabishaka bagendera kuri company n'inyungu zabo bararebwa nibi. Yego kubera ko ibi turi kubaka ntabwo ari ibyawe nubwo ari n'ibyanjye turi kubaka ejo hazaza h'ubuhanzi rero dufite ingero z'abahanzi none se nubwo turi muri indirimbo n'ijyanye n'ibihangano atari ibyanjye kandi ari ibyanjye ibyo ndi kukubwira ibyo turi kubaka ibintu bizagirira akamaro twebwe ndetse n'abazadukomokaho. Dufite ingero nyinshi z'abahanzi babaye muri ubu buhanzi hanyuma bageze babivamo. Dufate urugero Tuyisenge muri 2010 yari umuhanzi uri kuri top cyangwa se 2007 yego ubu yarabiretse. Wowe ufashe pose n'abanzi ugireka kuri harimo n'urugero ari gutanga sinjye mu muziki yego nagiye mu bindi hanyuma cyagiye 2010 narinde kuri hit cyangwa 2011 cya 2005 cya 2002 iyo baza kugendera ngo nabyanze hari politiki igiye gushyirwaho izafasha abahanzi mu bihe bizaza bakavuga ati ariko rwego yabyanze reka tumwihorere ubu nkaba ntakibikora. Urumva ikintu nari we nakoze nuko nishe uruganda nanze ko ibya bintu bikorwa bituma hatubakwa bwa bushobozi bushobora kuzarengera umuhanzi uriho ubu ngubu n'uzaza bituma n'abandi bavutse nyuma bakomeza kugendera muri kakavuyo. Icyo nari ndi kuvuga nuko ibyo turi kubaka ibintu tutagendeye ngo turi kubakira Tuyisenge uri kuririmba ubu kuko ejo ashobora kuba atakiri kuririmba kubera impamvu zitandukanye
ni ibintu bigiye kukugirira akamaro cyangwa se bizagirira akamaro abazagukomokaho cyangwa n'abazakora ubuhanzi mu myaka iri imbere. kuki se ukiri kuri ako utarakarenga kuki mudashyiraho itegeko rituma nk'umwana ugiye kwinjira mu muziki aza azi ko aricyo agomba kubanza kubahiriza no gukurikiza kugendera ku murongo? Aho niho narindi kugana, mvuga ko ubu icyo turi kubaka, niba mu by'ukuri wumva uri umuhanzi w'umunyamuziki cyangwa se ushaka no kubyinjiramo ukora, ukwiye kuza uzi ko u Rwanda rwafashe ubuhanzi nka secteur igomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kugira ngo ibyo bikunde, ni uko ibyo ukora byose bigomba kukwinjiriza bikaninjiriza igihugu. Ikindi ni uko ugomba kubikora ku mategeko n'amabwiriza bigenga ibyo bintu, kugira ngo ejo utavaho kaza kwica isoko. Birashoboka, tuvuge nize indimi n'ubuvanganzo, yego nshobora kugira gutya, hanyuma ndi kwiga n'ibijyanye n'imiyoborere, nshobora kugira gutya nkabona ejo n'urugero mbaye umuyobozi kuri poste runaka, niba ari gitifu umurenge, niba ari meya, niba ari iki, ubwo ni urugero nende gutanga. Yego. Noneho cyagiye ndi meya, nkajya mfata muri weekend nkaza kuririmba, hanyuma ahita mugana, ariko ngewe mfite umushahara wanjye akarere ka mpemba cyangwa leta impemba, nta mpamvu iyi muziki yanyu mugende muyicuranga uko mwishakiye. Ubwo ntanze wa muziki wanyu ngo bagende bawucuranga uko bishakiye, ndi kwica isoko ryawe wowe ukora nk'umwuga. Ubwo icyo nkoze meze nka wa muntu abandi bajya kurangura bakarangurira kuri BM, bakacuruza muri BM, hanyuma ukajya kurangura amagendo ukaza ugacuruza ibintu mu buryo butari bwo. Ako namwe mubishyizeho mwirengagije uburenganzira bwanjye nanjye nk'umuntu, uburenganzira bw'ikiremwa muntu gifite uburenganzira ku bihangano bwacyo. Ufite uburenganzira ku gihangano cyawe, nibyo birumvikana. Yego. Ariko nanone iyo wubaka uburenganzira bwawe uba bugomba kujyana n'uburenganzira bw'abandi, kugira ngo bwa burenganzira bwawe aho burangirira ariho n'ubw'abandi butangirira, utaza kubangamira uburenganzira bw'abandi. Kuko niba ufite igihangano mu by'ukuri cyangwa ukora ibihangano, ariko ukaba ufite ibindi ukora ku ruhande bigutunze, ntabwo ukwiye kwica isoko ry'abantu 30 cyangwa 40 bakora bya bintu nk'umwuga bibatunze kandi bitunga n'igihugu. Hanyuma ikindi ni uko wowe ibyo bintu ukora bikwinjiriza andi mafaranga ku ruhande, ibyo bintu ntabwo bizagira uruhare mu guteza imbere rwa ruganda. Bya bikorwa remezo twirirwa dusaba bizava hehe? Kuko ibyo winjiza bijya kukubaka we nkawe ubwawe, ariko bya bindi bizayinjira biturutse muri rwa ruganda bizajya kubaka n'ubundi bya bikorwa remezo abahanzi bazakenera, niho hazava ibindi bikoresho dushobora gukenera n'ibindi byose bishobora gufasha bw'abahanzi gutera imbere. Rero icyo turi kubaka ni ikizagirira uruganda akamaro kandi bikagira n'igihugu akamaro, kugira ngo niba nk'ubu tuvuge n'ibyo turi gusaba leta tudufasha kubaka ibikorwa remezo n'ibindi byose bigomba no guturukana, ese twebwe mu by'ukuri twinjiza iki? Icyo twinjiza mu kigega cy'igihugu, kugira ngo igihugu kivuge ati koko aba bantu hari icyo binjiza kingana gutya, GDP y'igihugu baraduha, bakinjiza menshi kurushaho. Noneho reka tubafashe, niba ari imyaka 5 tubafashe kamera n'ibindi bijyanye nabyo byinjira ubuntu, noneho binjiza amafaranga menshi, bakubahanga imirimo bagire bate, batanga n'akazi ku bandi, hanyuma mu myaka 5 twongere dusore nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma icyo nicyo turi gushaka kubaka, twubake uruganda, twubake ikintu gikomeye kitugirira akamaro twebwe, ariko nanone duteganiriza abazadukomokaho, kuko nibyo n'igihugu kitwifuriza. Ntabwo dushaka ko turi hano hafi, kuko ibyo mwari muri kuvuga byo kuvuga ngo igihangano ni icyanjye, ni ikigize gute, tuba turi kureba aho turi gukandagira ariko ntitureba aho turi kujya. Ndetse uvuga iki ku bantu bavuga ko federasiyo y'ubuhanzi uyoboye idakora inshingano neza ku bahanzi? Sinzi, ngira ngo inshingano baba bari kuvuga, kuko ngira ngo icya mbere ni uko imwe mu nshingano dufite zikomeye ni ugukorera ubuvugizi abanyamuryango no kubakira ubushobozi. Yego, kubakorera ubuvugizi no kubakira ubushobozi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo ni ubuvugizi ku bigendanye n'ikintu ibibazo bafite. Ubushobozi gute? Ubushobozi ni mu buryo butandukanye, mu buryo bwa mikoro ndetse no kongera ubushobozi mu byo bakora, mu bumenyi. Mu byo rero turi gukora, ngira ngo akenshi ibi bintu bigitangira
hari abantu baba bafite n'ibikorwa byinshi ariko bitanagaragara ko urumva habayeho kubanza kurwana no kubaka izi nzego mu buryo kugira ngo zibeho mu buryo bw'amategeko, habaho gushaka ibyangombwa ku rwego rw'amayunini kugeza ku rwego rw'amafederasiyo. Ejo bundi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 twatoye inama nkuru y'igihugu y'abahanzi, ubu nabo bari muri processes zo gushaka ibyangombwa. Urumva ruba ari urugendo kugira ngo ugire ibyo ukora no kwanza kubaka urwego rubaho mu rwego rw'amategeko. Ubwo aho ngaho ngo muracyane no mu rwego rukiri no kwiyubaka ku gice kimwe. turacyari kwiyubaka ariko kwiyubaka tugira n'ibikorwa bine dukora, nuko kwiyubaka no gukora ubuvugizi. Nkubwiye ko hakozwe ubuvugizi hakavugururwa itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge, hari n'ibindi byagiye bikorwa. Ngira ngo hari abahanzi bagiye bakora ibitaramo bagenda bafashwa mu bijyanye no koroherezwa aho bagiye gukorera. Kubona visa ariko ngo ari nabo bigora, hari n'abagishatse kujya ku rwego bafite ibitaramo hanze, tubafasha kubaha amarekomandasiyo atuma babona ibyangombwa. hari n'abo muyima biba byagenze bite. Hari abaza bakavuga bati rwose ukumva baravuga ati tuyisenge ibintu nkoreye tubarayinyine sinzi nawe mfite mvuga mentioning kiba cyabaye. Ngira ngo hari abaza kwaka rekomandasiyo bakererewe. Yego kuko ngira ngo bakwiye kuba banabizi. Agashiduka abonye akazi ariko ntazamenye ibyo. Hari n'igihe agenda akajya gushaka akapurayinga visa, hanyuma yagerayo batamubwira ko mu byangombwa by'ingenzi hagomba kubamo na rekomandasiyo cya federasiyo. Twe rero iyo aje atari umunyamuryango, twe turekomanda umunyamuryango wacu, kuko umunyamuryango wacu niwe duha icyangombwa kigali, kuko icyangombwa dutanga turavuga ngo turemeza ko uyu muntu ari umuhanzi w'umunyamuziki ubarizwa muri iri huriro, rimwe mu mahuriro agize urugaga rwa muzika. naho bakubitiwe rero, tukaba tubasaba kumufasha muri ibi bikorwa ibi n'ibi agiyemo, kuko bitari inyungu ze ahubwo biteza ubuse aka kanya hari urakoze icyo kintu kugisobanura, kuko benshi kandi ariko banabimenye ko baramutse bagiye kujya hanze hari aho bakenera. Iyo umuntu aje, ngira ngo impamvu tunabyoroshya no kugira ngo tutagira umuhanzi tuvutse amahirwe. Mu by'ukuri tumaze imyaka turi kwiyubaka, hari ababimenye. Ubona abantu bari mu byiciro bitatu, hari umuntu ubwira agahita abyumva akaza, hari ubwira akabanza kubaza kumva akabanza akagenda bigura intege, hari n'uwumva nta n'ikintu bimubwiye. Rero bose twe tuba tuzi ko bahari. Hanyuma icyo dukora, hari ababyumvise baraza turatangirana, hari n'abo twagiye twigisha bagenda baza buhoro buhoro. Ariko ubundi muri amategeko shingiro y'imiryango itari iya leta ivuga ko umunyamuryango ari uwashyize amategeko shingiro ku mategeko shingiro y'umuryango, hanyuma hakaza undi munyamuryango wandika abisaba, hanyuma inteko rusange igaterana ikabyemeza, hakaba n'abanyamuryango b'icyubahiro, abanyamuryango batatu bagize umuryango utari uwa leta. Hanyuma twe mu rwego rwo koroshya, kuko tuzi ko abahanzi bakenera serivisi kandi nyinshi kandi baba kandi binihuse, icyo tubasaba twebwe nk'iyo uje ufite hari icyo ushaka, hari nk'iyo rekomandasiyo ushaka, icyo ntabwo tuvuga ngo ntabwo uri umunyamuryango wacu tukurekomanda cyangwa se tugaragaza ko uri umuhanzi tukuzi. Icyo tugusaba twebwe tugusaba kwandika usaba kuba umunyamuryango. Ikindi tworoheje ni uko inteko rusange yemeje ko umuhanzi uzajya wandika asaba kuba umunyamuryango, ntabwo ari ngombwa ko gutegereza inteko rusange irinda guterana. Byafashwe n'inteko rusange, kandi inteko rusange ni rwo rwego rukuru. Ko umuhanzi wanditse asaba kuba umunyamuryango, icyo gihe nuko yemeye kuzakurikiza amategeko n'amabwiriza by'umuryango, icyo gihe ahita aba umunyamuryango, noneho direct bidasabye gutegereza igihe inama rusange izabera, inteko rusange izabera, abanyamuryango inteko yateranye. Hanyuma ibyo byose byakozwe kugira ngo hatagira umuhanzi wacikanwa n'amahirwe kubera ko atabimenye, cyangwa se kubera ko yabimenye akagenda bigoranye. Ayo ni rimwe twagiye dukora bituma tworoshya kugira ngo hatagira umuhanzi ubura serivisi kandi ayikeneye. Hanyuma rero ku bashatse serivisi bakazibura, byatewe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyabiteye ni uburangare, icya kabiri ngira ngo ni ukutamenya. Uburangare ni uko atabajije amakuru.
hanyuma wenda ngabe yaza muri federasiyo no muri uniyoni amaza amakuru uko bigenda cyangwa se ngo abaza bagiyeyo yego hanyuma indi nubwo akapurayinga iyo yapurayinze rero ambasade zimusubiza zimubwira ko mu byangombwa yagombaga gutanga hari ikiburamo cya kindi cya federasiyo akaza kugishaka ubundi yakwiye kujya kwa purayinga agifite icyo ushaka kuvuga twe ntabwo dukora buri munsi yego dukora umunsi wo kuwa kane gusa kubera ko natwe dusanzwe turi abahanzi dufite ibindi mukora ariko twashyizeho umunsi wo kuwa kane kugira ngo umuhanzi ukeneye serivisi uwo munsi ayibone yego ubwo n'uw'ikintu wari uje kuwa gatanu byasabaga ko uzayibona kuwa kane mu rwego rwo koroshya iyo ukeneye iyo serivisi hari n'ubwo twitanga ntidutegereze uwo munsi wo kuwa kane washyizweho twebwe tukaba twagukorera ya rekomandasiyo mu buryo bwose noneho hari igihe tuyigukorera kubera ko ambasade yakubwiye ko hari ibituzuye wayijyanayo ugasanga nanone baguha indi tariki yo kuzagira niba ari interview no gusuzuma n'ibindi gusuzuma ugasanga bigeze cya gihe wagombaga kugendera birarenze uko tuba twimenyere rekomandasiyo ahubwo nuko hari igihe ujya kwa purayinga ukapurayinga hari ibiburamo noneho nka cya gihe bakagufashije kugira ngo baguhe viza bakagusubiza bakubwira ko hari ibituzuye wajya kubishaka iyo wapurayinga ugasa n'uwatangira bundi bushya ubwo ugasa noneho bigatuma viza uyibura kuri uwo munota wa nyuma bigasa nk'aho ari twe tubiteye kandi atari twebwe rero ndashimira Isango Star ko uyu mwanya muduhaye hanyuma kuko ni umwanya wo gushishikariza n'abahanzi bumve ko niba ugize amahirwe hari ahantu bagutumiye iyo rekomandasiyo irakenerwa ukwiye hakiri kare cyangwa se niba ari ugutumira utwo tuntu twibanze ugatangira kuba utumira mu minota nk'itanu dusigaranye mwakiriye mute cyangwa bivuze iki kuri kuba ubuhanzi usigaye nabwo ufite minisiteri bubarizwamo ibintu benshi bari mu muziki benshi muri mu nzego nk'izo mwarwaniye mwarimbaniye ariko kuri ubu bihari bizongera iki ku gaciro k'umuhanzi federasiyo mukorana mute ibyo bitubwire aho ngaho no gutanga n'ubutumwa ku bahanzi gusoza murakoze cyane ngira ngo iki ni kimwe mu bintu twifuje igihe kitari gito dushyirwa muri minisiteri ya siporo n'umuco muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco muri minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu ejo bundi twumva ko baduhaye minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yego ni ikintu cyiza rero kumva ko noneho ubu dufite minisiteri tuvuga mu izina kuko urumva ubundi twajyaga mu muco tukaba turi munsi y'umuco aho ngaho cyangwa se turimo nabwo hari abatanibonayo neza ntibabibonemo neza ariko ubu turi muri minisiteri y'urubyiruko abahanzi benshi dufite ni urubyiruko noneho hakwiyongeramo n'iterambere ry'ubuhanzi kuba rero dufite minisiteri tuvuga mu izina ni ikintu cyiza cyane hanyuma dukwiye kwishimira tukanashimira n'igihugu bigiye gutuma abahanzi tugiye gushyiramo imbaraga dukora kurushaho kubera ko abahanzi turi kuva muri rwa rwego abantu bajyaga badufata nka basagihobe aho twajyaga kuririmba bakaduha inzoga bakaduha imigage tugataha abantu bakaguhamagara se ucejereza ngahe cyangwa guhamagara se tuyisenge ukora iki ndi umuhanzi hoya ndashaka akazi ubu aka ni akazi nta muntu uzongera kujya kubaza ngo ukora iki nubwira ko umuhanzi gakoze ngo huyanga akazi aka nako ni akazi rero ni byiza cyane kuko twagiye muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi ni byiza kuba ari minisiteri tuvuga mu izina ikindi nuko harimo gahunda nyinshi zijyanye ari izisanzwe ziteza urubyiruko imbere urubyiruko abahanzi dufite benshi ni urubyiruko urumva hagiye guteza imbere urubyiruko ubuhanzi bose urumva kuba turi hamwe ni ibintu byiza kandi bikomeye ku buryo twumva ko bigiye gufasha abahanzi ibintu byinshi ngira ngo nk'igikorwa cya mbere ejo bundi mwabonye hari icyari gisanzwe gihari cyitwa Youth Connect twabonye ejo bundi minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yavuga ko hagiye kubona Art Connect kugira ngo nabibonye mu kinyamakuru kimwe avuga ko hagiye kubona Art Connect kugira ngo murebye imbaraga Youth Connect iba ifite murahita mubona n'imbaraga nayo Connect izagira abantu mu Rwanda ndetse no kuduhuza n'abahanzi ku rwego mpuzamahanga ikindi ni uko kuba ubuhanzi bwarahawe bwaragizwe sekiteri igomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu bivuze ko n'ingengo y'imari igiye kuboneka ikajyamo abahanzi rero icyo dukwiye gukora ni uko dukwiye kumva ko mu biri gukorwa byose bishoboka ni uko hari iki gihugu kiri gukora kugira ngo bateze imbere umuhanzi n'ubuhanzi muri rusange icyo dukwiye gukora rero agaciro igihugu cyaduhaye ni uko natwe dukwiye kukiha hanyuma tugakora ibihangano binoze
bishobora kujya guhangana ku rwego mpuzamahanga, kubera ko ntidukwiye kuba dukora ibihangano byahanga gusa, ahubwo dukora dutekereza ku rwego mpuzamahanga. Bityo nk'uko tubiganiraho, tugomba gukora ibihangano bifite umwimerere, kuko niba ufite igihangano cy'abandi bashishuye cyangwa mu njyana y'ahandi, mu by'ukuri ntabwo uzajya guhangana na ba nyir'umwimerere. Rero dukwiye kugira umwimerere wacu nk'abanyarwanda kugira ngo tubashe kujya guhangana ku rwego mpuzamahanga. ubona bizakunda se Tuyisenge? Bizakunda kubera ko hari icyerekezo, kandi hari n'ibyo igihugu kiri gukora ku ruhande rwabyo rw'igihugu, hari n'ibyo twe tugomba gukora, kuko niba hari ubushake bwa politiki bwo gufasha abahanzi ahubwo twebwe turiteguye. Rero turiteguye kuko hari abahanzi benshi bagiye birwanyeho bagera ku rwego mpuzamahanga, abandi batwara ibikombe, hari abari kwirwanaho bakagenda bagakorayo ibitaramo binakomeye, bagahuza imbaraga zabo n'iz'abahanzi ku rwego mpuzamahanga, bituma idarapo ry'igihugu ritumbagira. Ku buryo twizera ko muri iyi gahunda yo kumenyekanisha u Rwanda biri gukorwa muri siporo no mu buhanzi bizashoboka, kandi ahubwo abahanzi twitegure kugira ngo ayo mahirwe ahari, izi nama mpuzamahanga ziri kubera mu Rwanda zize zisanga mu by'ukuri dufite ibihangano, twiteguye ku buryo buri nama ibaye hagomba kugira abahanzi bajya kuririmbayo kandi bagakuramo ubushobozi buhagije. Icyo twasaba gusa ni uko hakwiriye kuzamurwa agaciro abahanzi bahabwa. Niba duhamagara umuhanzi w'umunyamahanga tukamuha ubushobozi runaka, niba ari miliyoni 100 umuhaye, ariko kumva ko guha umuhanzi w'umunyarwanda miliyoni 5 ari ikibazo. Ngira ngo abenshi bajya banatubwira ngo auditeri, ntabwo tuzi niba auditeri yodita amafaranga wahaye umunyarwanda gusa ntiyodite iyo wahaye umunyamahanga. Ibyo rero ni bimwe mu byo turi kurwana nabyo kugira ngo tuzamure agaciro k'abahanzi nk'izi nzego z'ubuhanzi, kugira ngo amafaranga n'agaciro gahabwa abahanzi nako kazamuke. Rero abahanzi nabo bakwiye kwiha agaciro, kuko hari n'igihe uvuga ngo tuzamure agaciro k'umuhanzi, ariko ugasanga niba umuhanzi mwari muri kunegosiya akagomba guhabwa miliyoni 5, agaca ku ruhande ati nimwe nayifata cyane. Icyo gihe urumva ko niwe utangiye kwicara kwa kundi agaciro ke kuzamura. Ariko nanone tukishimira ko hari abahanzi bamwe uha miliyoni 5 agahita avuga ati oya, amafaranga ntabwo nyeririmbira, urampa miliyoni 10 wazimwima ntaze rwose, akemera uwo munsi ntaze. Ariko ubutaha iyo ugiye gutekereza tuvuga turamuhanze amafaranga aririmbira nayo, hanyuma rero wa wundi nawe waciye bya 300-500, niba ari gutegura bategura bavuga ngo uriya amafaranga ahembwa nayangaya, najya munsi yawe, uri kumanura agaciro kawe. Ikindi turi gukora kandi cyiza ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ndetse na Minedike, hari uburyo turi kuganira hakwiye gushyirwaho kunganira abahanzi n'abantu biga ibijyanye n'ubuhanzi, kuko hatangwa buruse z'abantu bajya kwiga ubuhinzi n'ubworozi n'ubuvuzi n'ibindi bijyanye nabyo, hatangwa na buruse z'abantu biga ibijyanye n'ubuhanzi, kugira ngo ibyo dukora bive mu kubikora nk'abantu babifitemo impano gusa, ubwo harimo n'abafitemo ubumenyi. Muri ya gahunda y'uko mu byo tugomba gukora harimo kongera ubushobozi abahanzi. Rero ibyo biri gushoboka. Icyo turi gusabwa twebwe niduhamagara abahanzi batwitabe, ni ukuvuga ngo tugiye gukora urutonde rw'abahanzi dufite n'ubumenyi bafite muri ubwo buhanzi, kugira ngo bamenye n'ubumenyi ushaka kongererwa burangana gute, kuko ubumenyi ufite butandukanye n'ubwo mfite, n'ibyo ukeneye bitandukanye n'ibyo jyewe nkeneye. Tugiye kureba rero gukora uyu mwitozo wo kureba abahanzi dufite, ubushobozi bafite mu bijyanye n'ibyo bakora n'ubushobozi bakeneye, kugira ngo nihabaho n'ubwo buryo bwo kuba hatangwa buruse kugira ngo abahanzi bajye kwiga, bajye kongererwa ubumenyi muri ibyo byo bakora, hanyuma bazitange bagendeye ku bushobozi twari dufite, ubumenyi twari dufite, kugira ngo hamenywe n'ubukenewe ari nabwo bashaka. Kugira ngo byaranatangiye mu minsi yashize, hari umwe mu bahanzi wagiye kwiga muri Korea ibijyanye no gutegura ibitaramo, witwa Munezero Feridina, uhoze ayobora inama nkuru y'igihugu y'abahanzi. Amaze kujyayo mu minsi ishize, yavuyeyo, kandi ubumenyi yakuyeyo turi no gutegura uburyo aza kubusangiza bagenzi bacu b'amayuga ari mu mayuni basigaye. Hanyuma hari n'abazajyayo nanone mu amahandi hatandukanye mu kujya guhugurwa noneho mu bijyanye na sound engineering, kugira ngo mu by'ukuri hari igihe ugenda washyiramo indirimbo hariya wayicuranga ukumva sound nta kibazo. Rero abantu turashaka no kugira ngo abantu bongererwe ubumenyi mu bijyanye na biriya byuma
buryo byakoreshwa ku buryo indirimbo isohoka mu by'ukuri ukaba wanatangira gucuruza CD nk'uko tubona abandi bakora ibitaramo, igitaramo kikarangira CD yanarangiye zigahita zijya gucuruza. Ibyo byose rero ni ukugira ngo turebe ese hari abantu dufite byibura bafiteho ubumenyi bw'ibanze n'ibindi bijyanye n'ibyo byuma kugira ngo bajye kongerwamo ubumenyi. Ese hari abasanzwe bafite ibicurangisho bazi gucuranga ariko bakeneye kongerwamo ubumenyi kugira ngo bazamure level bari basanzwe bariho. Ibyo nabyo turi kubikora. Ikindi turi gukora ni turi gukora ubuvugizi. Hari abantu benshi bazi gucuranga cyangwa se bafite ibyo bazi mu buhanzi ariko badafite igipapuro kibigaragaza. Turi gukorera ubuvugizi nkuko hari za kandida libure umuntu ashobora kugenda akiga amezi 2 cyangwa 3 akapurayinga, hanyuma mu gihe cyo gukora ibizamini agakora ibizamini yabitsinda agahabwa diploma agabwa impamyabumenyi. Hanyuma n'aba bantu bafite ibyo bazi, niba ari umuhanzi runaka usanzwe ucuranga ahantu, hari abantu bazi gucuranga ariko bamubwira se hari igipapuro ufite kibyemeza, kikaba abenshi ntabyo bafite, nako hafi ya bose kibatsinda abagize ni benshi badafite amasertifika y'umwuga. Rero navyo turi gukora ubuvugizi kugira ngo gahunda nk'iyo ngiyo ibe yabaho hakurwe uburyo hazagatangwa ibizamini ku bantu bafite ubumenyi bw'ibanze, hanyuma abatsinze ikizamini babahe ibipapuro bigaragaza ko bafite ubumenyi muri ibyo. Ni byinshi kandi urumva ko ari byiza mu by'ukuri. Tuzakomera tuzajya n'ikindi gihe tugutumire tukomeze tuganire kuri byinshi bitandukanye. Federasiyo irimo irateganya cyane ko ari byinshi abantu bakeneye kumenya kuruta kubyumva ku muhanda n'ibindi nk'ibyo wenda abantu batanasobanukirwa. Mu by'ukuri wakoze cyane, turagushimiye cyane Isango Star, kandi n'ikindi gihe rwose aha ni karibu. Murakoze cyane. Icyo nababwira cyo nuko imwe mu ntego tugira nazo ni ukugira uruhare mu iterambere ry'igihugu binyuze mu bihangano. Hanyuma dufite ubukwe muri no minsi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 15 amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Hanyuma rero abahanzi tugomba kubigiramo uruhare dukora ibihangano ku burere mboneragihugu ndetse tunagaragaza ibyo tumaze kugeraho, kuko natwe ibyo muri imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye hari uko twafatwaga muri iyo myaka 30 ishize, hari uko turi gufatwa ubu ngubu bitewe n'ibyo mbaze kubanyuriramo. Rero turi mu mwaka wo guserebura abahanzi, hari n'ibikorwa turi gutegura byinshi bijyanye n'iyi myiteguro kugira ngo mu by'ukuri natwe tugire uruhare mu kwibakira igihugu, mu kwitiramo abayobozi bakugeza mu cyerekezo twifuza. Reka dushimire Intore Tuyisenge aduganirije byinshi kandi byiza. Ndizera ko wari udukurikiye ari mu gisata cy'ubuhanzi hari aho yiyumvise kandi hazamufasha cyane. Dusoreje ahangaha dusigamo igice cya Cine Time ku minota yacu yagendanye cyane isi wakoze. Yego, hanyuma Olivier yakoze cyane ndetse na Bertin wari kuri technique kuri munsi nawe yakoze. Reka dusigemo